Yego ni mutwemerere dutangire tubasuhuza tubahereze ikaze kuyobokamana TV. Ni kwa kundi mumenyere ko tugira gutya tukazana abantu batandukanye maze tukabasha kuganira nabo. Murabona rero ko twicaranye n'umutumirwa wacu niwe tugiye kuganira. Ni mushyashya kuyobokamana TV nibwo tugiye kumwakira. Ni munyemerere dutangire tumusuhuza tumuhereze ikaze kuyobokamana TV. Mwiriwe neza kandi muraho murakomeye? Turashima Imana kandi turakomeye. Amakuru ni meza. Uratangirana no kwibwira abantu badukurikiye bamenye ngo tugiye kubana nande muri iki kiganiro. Ngiye nitwa Nakinanira Imana Salomo, umwana w'umushi kandi ubyemera. Umwana w'umushi kandi ubyemera. Mu rugo iwacu ni mu ntara y'Uburasirazuba, y'Uburengerazuba Murantonge. Kubera kujya Iburasirazuba kenshi ubwo numvishije ko byaba byigendana. Mu karere ka Rusizi mu murenge wa Muganza, mu kagari ka Gakoni, mu mudugudu wa Kiyovu. Ni mu Kiyovu nk'aha ngaha turi. Rero nkaba ndi umuririmbyi uririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Nsengera mu itorero rya ADPR muri paruwasi ya Remera, aho ahitwa kwa Mugabo mu Izindiro umanutse hepfo abantu barahazi. Niho nsengera. Yego rero mwabyumvise ko turi kumwe na Nakinanira Imana Salomon, ni umuririmbyi w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana uvuka mu karere ka Rusizi mu Bugarama. Ku mashyuza se ujya gusengerayo? Ku mashyuza buriya nasengeyeyo kenshi. Hari n'umuntu twahuriyeyo aramanurira, arambwira ngo uzajye gusenga ahantu bita muri Sinayi. Muri Sinayi ni ahantu mu Bugarama hejuru. Ndahabona hose ndahazi. Noneho njya aho bita muri Sinayi ya mbere, hakaba na Sinayi yo haruguru ya kabiri. Noneho rero Sinayi ya mbere iri mu buvumo imbere mu rutare. Arambwira ati nujyeyo uzabona Imana. Arambwira ngo uzahura n'umuntu kandi agukorera umugisha. Wagiye yose biraba? Icyo gihe nigaga mu wa gatanu wa segonderi w'amashuri yisumbuye. Nagiyeyo mpura n'umuntu, uwo muntu amafaranga akora indirimbo 5. Reka namereza audio na video nubwo bitari bimeze neza ku rwego rw'ubungubu rwo gucuruza, ariko navuga ngo yaramfashije kuko byarakozwe. Ariko urumva ko nabonye Imana. Wamubwiye kuririmba se yarabyeretswe byagenze gute? Nubari inkuru ni ukuvuga ngo nari nziranye n'umuhanzi witwa Bose Babireba Uwiringiye Imana. Noneho nza kubona nimero ye, naramukundaga cyane. Nza kubona nimero yiwe uzi ko bazitanga. Noneho nimero yiwe nza kuyifata nishyira muri telefone ndamuhamagara. Asa kumbwira ngo hari igiterane tugiye kuzamo mu Bugarama cyitwa Bora Buzima. Ati ese urabyumva? Ati ntumvaga bacyamamaza ku radio ya Rusizi no kuri radio Rwanda muri televiziyo. Noneho rero nanjye njyayo ngiye kureba ati utagiye kuririmba. Wari utaratangira kuririmba? Naratangira kuririmba. Nararirimbaga ariko nyine nta ndirimbo irasohoka bitazwi. Noneho ubwo Theo niwe wansabiye indirimbo, ayinsabira ariko mu itorero ry'intumwa riri aho kw'icyo kibuga cyo mu Bugarama. Ndirimba mu indirimbo nyine imwe. Ubwo nshimira na Theo nk'umuntu nari nkunda. Biba birabaye gutyo. Ubwo rero noneho urumva aho ngaho namenyaniye na Theo. Byahise bituma nanone rimwe wa muntu yavuze, rimwe wa muntu yamanuriye iby'indirimbo. Nyuma yaho byaje kuba byiza birakomeza. Ariko noneho ubwo mbega navugaho ibintu byinshi ukuntu naje i Kigali tuvugana na Theo. N'ubu tuvugana ndumva narakoze ikiganiro aho umudamu warwariye, mperukayo haciyemo nk'icyumweru kubasura njyayo mu rugo. Nuko ubwo nabavugaho byinshi ariko none se hari ikintu nibaza, nta muntu n'umwe cyangwa nta wundi muntu uretse njye ukubwira ko usa na Theo Sabire? Nta nyine ubyumvishe cyangwa basaza usibye nawe abantu benshi cyane. Nigeze no kujya mu irushanwa mu wa 4 segonderi 2018 byari byateguwe na RTV, byari byo kuvuga ku mapariki y'igihugu. Noneho twe twari batubwiye ngo tuvuge ngo tubungabunge pariki y'igihugu ya Nyungwe kubaka u Rwanda twifuza. Indirimbo naririmbye cyangwa nakoze, iyo ndirimbo niyo yabaye iya mbere igera ku rwego rw'intara ibya gatatu mu gihugu cy'u Rwanda. Urumva impano nahise mbona ko impano ayifitiye. Rero nabo umuntu wajajingaga imbere ndamuzi yitwa Cesar. yarasoje byose birangiye bamaze kuduhemba ko bagura amatabuleti aravuga ngo ko tinagukundiye kusa na bose babiri ati neza wagira ngo niwe mu byo kuvuga kimwe oya nukuri
nanjye nakubonye basigaye ari petit frère abantu bose babireba ni nyine hari n'undi muntu twarimo duhagararanye hariya wari urimo abimbwira mu kanya urata ko ibintu tipe nta kintu apfana na Theo bose babireba nyine muri Kristo Yesu dufite icyo dupfana ariko mu busanzwe Theo n'uwo mu burasirazuba urumva biri different cyane mu burengerazuba rero kubera iyo mpamvu nyine abantu benshi barabimbwira bakambwira ko dusa bakambwira ko tujya kureshya ariko nyine ntabwo niresheje nawe umukuru w'umubyeyi oya noze ko turi kuvuga nyine ibyo turuzi yego noneho aho hantu naharirimbye indirimbo ivuga ngo nawe wavutse nk'abandi aho muri RDB naririmbye ngo nawe wavutse nk'abandi kuko twaririmbaga indirimbo ebyiri iyo ufite ku giti cyawe niyo yo mu irushanwa njye naririmbye yo mu irushanwa yavuga ngo tubungabunge pariki y'igihugu ya Nyungwe tubungabunge pariki y'igihugu ya Nyungwe twiyubakire u Rwanda atwifuza iyo naririmbye najyana mu irushanwa noneho nza kuririmba indi mvuga ngo iyo navuze ngo nawe wavutse nk'abandi ubu ngubu isigaye yitwa ngo nibyo nawe wavutse nk'abandi kera yitwaga ngo nanjye navutse nk'abandi iravuga ngo yakozwe n'umuproducer witwa Master P niwe wayisubiyemo ariko nitewe wamundangiye nawe nanamushimira Imana igomeze kumuhungisha iravuga ngo nanjye navutse nk'abandi sinzongera kwiheba nanjye navutse nk'abandi sinzongera kwiheba nanjye navutse nk'abandi sinzongera kurizwa abandi zaga bose nasanze bava amaraso nanjye navutse nk'abandi sinzongera kwiheba nikugarukaho ntuzongere kurira nawe wavutse nk'abandi ntuzongere kwiheba ndumva ari ibyo ni keza ufite indirimbo nziza rwose iyo ndirimbo rero niyo naririmbye arambwira ati neza muri note ujya kugwamo nka Theo nuko hano ndi kuririmba ibyo bita focale niba ari focale ariko nyine muri mikrofone uhita wumva byagiyemo cyane ndavuga nti rero ibi bintu ntabwo ari njye wabyihaye gusa nibuka ko ntarondogoyemo nibuka ko ndi umwana muto nk'imyaka 8-10 iwacu baguze televiziyo ya Kirombo mu cyaro papa shyiramo kasete ya Theo izo zari zigezweho cyangwa se shyiramo CD ya Theo irimo avuga ngo icyifuzo n'ibigeragezo sikarande none nibuka ko nanicaye imbere ya ekara ndavuga ngo nanjye nzaba nk'uyu mugabo uyu uri kuririmba muri make njye nibaza ngo niba narihanuriye ntago mbizi nanjye ariko nabivuze gutyo nta n'indirimbo ngira ntazi ko bizanaba gusa numvishe nkunze indirimbo zito mpita mvuga gutyo noneho nyuma ngiye kuza i Kigali papa ari mansengero babizi ko hari igihe ujya kujya ahantu iwanyu bakaguhisha umugisha bavuga ati Imana izakurinde iyo ugiye yarambwiye ngo mu rugo iwacu turi abageni mu rugo rw'iwe nyine ubwo ni iwacu kwa mama na data bambyara aravuga ngo Imana yari yaratubwiye ko hazava nk'umuhanzi none rero ntabwo tubizi ko ari wowe ariko tubona yaba ari wowe nubona umubyeyi wawe yakubwiye ko Imana yari yababwiye ko mu rubyaro rwe cyangwa mu muryango azavamo umuhanzi akanamenyekana bikanakomera rero kuba ndi hano kuri Iyobokamana TV navuga ngo ni mu bushake bw'Imana Joel ndagira ngo nkubwire ngo wenda ntiwari uzi ko tunahura cyangwa se birashoboka ko wenda twavuganaga utananze ariko kuba twahuye nyine nanjye nabifasha nk'igitangaza cya Kristo none se baravuga ngo iyo Imana ishaka gukoresha umuntu ibintu bikomeye imunyuza mu bikomeye ikamukomeza kugira ngo azabone uko akomeza abandi none wowe Imana iri guhaye impano yo kuririmba Imana izakoresha ibintu bikomeye ejo hazaza ubundi uri muntu ki mu muhamagaro watangiye gute ikosi ry'Imana wanyuzemo nirihe kuko ntabwo Imana igifata umuntu umusivire ngo imuzane ngo pange ngikubite mu murimo wayo wowe urinde mu muhamagaro jewe rero ubu tuvugana ahangaha data cyangwa se iwacu turabana 8 mw'abana 8 kuri data na mama ninjye mwana mukuru
noneho akaba ari nanjye wabayemo mugufi abandi bose ni barebare n'uwo bucuru baransumba wakwibaza ngo impamvu ni iyihe jewe mama umbyara antwite ageze mu mezi 9 baramuroze bamuroga ibisazi byo kwiruka ariko ntiyiruka kuko nyine yari afite nda akuriwe baranamuba hafi ntibyakunda hama nyuma maze kumbyara maze icyumweru kimwe mvutse noneho yahise atomora ariruka noneho uko kwiruka ni ibintu bintera agahinda cyane uko kwiruka bahise bamufata baramuzirika amaguru n'amaboko bamujyana mu cyumba cy'amasengesho ahantu hitwa mu Nyantaba ku muntu witwa Kandida wari ucitse amaguru usengera abantu hanyuma rero aho hantu Kandida aracyabaho batuyaho biti Gashonga mu Misave Kandida aracyabaho gusa nyine baye umukecuru areka ariho noneho ubwo nukuvuga ngo bamujyanye aho hantu amara y'umwaka kungoye jewe nuvuga ngo nonse icyumweru kimwe Yesu we umurumuna wanjye dukurikirana aransumba kure nawe aragusumbagira hejuru noneho ibyo bintu navuga ngo hari ibyo bavuga ngo iminsi ya mbere iminsi 1000 ya mbere y'umwana abonamo sinzi ko bavuga nimba ari ifashabere kugira ngo umwana we akuze neza ngiye ntago byakunze banderesheje amata kandi mama hari ari naho nakuye igitekerezo kinini cyo gukora indirimbo ivuga ngo nanjye navutse nk'abandi kuko numvaga nabonaga ibintu byambayeho nibwo nakubwiye ngo Theo naramukundaga numva ati ibintu avuga nkumva nanjye ibyo biri kumbaho nkabona bimeze kimwe ndumva nicyo kintu kinini nabivugaho ako gahinda rero ndagakorana n'uyu munsi tuvugana nama nagarakira neza kandi reba ngano kunguku nago yateka ibiryo ngo tubirye urumva ni ibintu bigoranye hari n'igihe paralize mufata haje kuziramo n'imivuduko haziramo na za peritansiyo byose ubu nyine bakomite idashira imiti y'ibyo bintu iyi mivuduko urumva ubuzima bwe bwabaye mu kaga hama nk'umwana w'umuhungu mukuru kandi byagombaga kugira gute kumbabaza n'uyu munsi kandi birambabaza n'ibindi byinshi umuntu agenda acamo urimo urabona zino ntoki zanjye hano uru rutoki urabona ko rutameze kimwe n'uru urutoki rwaciyemo nagiye guterura amatafari yanga yabuno butoya hanyuma njya kuyaterura umuntu arampima urabona ukuntu ndeceko cyangwa n'ingano yanjye none nari mugufi cyane birengeje noneho umuntu anyikoreza amatafari 30 kandi ntanayashoboye none itafari arahubuka ngewe noneho njye kurengera amatafari y'abandi ahubwo ngewe anca ahita kubita hano urwara rwose rurasimbuka ruvamo nuvuga ngo rero uwo muntu yaje kumvuza numva naciye mu bintu byinshi bibabaje byasaba ko tuvuga nk'icyumweru ntarahagarara muri make rero ntago nanjye byanyoroheye nagiye nyura mu buzima hari aho nacukuye na tuwarete ntago ari ibyo kuvuga ngo nuko abandi bagiye babivuga igihe byambayeho hari naho nagiye gucukura tuwarete umuntu arayanyima arambwira ati ntacyo wankoraho ndamuzi ntago namuvuga amazina ariko nyine nawe nabibona arahita abiyibuka ko yabinkoreye urumva rero n'ubuzima uravuze ngo Imana igiye gucisha umuntu gukoresha umuntu imunyuza mu buzima cyangwa se imunyuza mu bikaze rero urumva ko ntago naciye mu bintu binyoroheye no kwiga kwanjye narize nagize umugisha wo kujya ku ishuri niga amashuri 6 yisumbuye niyo nasozerejeho ariko no mu kubona amanota kwanjye nabyo nabonye amanota atari meza kubera n'ibyo bintu atari meza pe mbona diplome itari nziza none na diplome igiye gusohoka izi zina rimwe ritari iryanjye ari hariho Ntakiruta Imana Salomo kandi njye nitwa Ntakinanira Imana Salomo bivuze ngo ubu ntaho na depose ngerageje kujya gushaka akazi bagasanga ntibihura ariko wabikosoza ntabwo yigeze ujya muri process zo kubikosoza nyine ntago nabigiyemo kuko abari babizi bambwiraga ko bisaba amafaranga ngewe ubu tuvugana i Kigali ntago nabigiyemo kuko nahise ngira ibindi bintu njyamo ari nabyo nkoramo uyu munsi bima ukubaho kwa buri munsi rero navuga ngo mbese ubwo buzima bwo mu cyaro bwari bugoranye ubwo rero nakubwiyemo ukuntu naje i Kigali byari bikaze njye naje i Kigali mu ikamyo ariko ikamyo iyi ngiyi idafunze inyuma nzana n'umushoferi w'umutanzaniya wari utwaye sima ya Simirwa uzi inyuma y'isima se naje hejuru none nari mfite imeza ngiye bundi ibintu nkora telefone waje hejuru y'ikamyo ndakubwira impamvu naje hejuru y'iyo kamyo ni ukuvuga ngo nari mfite ameza aya manini
noneho niyo nakoreragaho mu cyaro noneho ngira igitekerezo cyo kuza i Kigali kandi nkavuga ati nzajya i Kigali mbe mayibobo nzakora ibyo nsanzwe n'ubundi ngira gute nkora noneho niko navuze ntireka nimukane n'udukoresho twanjye nakoreshaga ubwo nzana ya meza hariho n'icyapa hano ducura imfunguzo ibiki n'ibiki noneho ya meza nayagiye munsi ngenda nyafasha kugira ngo kuko bari bayahambiriye adakomeye barambwira ati birasaba ko wicungira n'utundi tuntu twari turimo n'akamatera n'ibiki bitaza kugwa ubwo nta kintu uri butubaze uwo mushoferi yanangiriye n'impuhwe kuko yanzaniye inoti ya 6 nari mfite 6 n'amafaranga 200 y'ibiceri izina ry'Imana yo mu ijuru nta ndi mafaranga nari mfite namubwije kuri namubwira ati nta kindi kintu mfite usibye utu dufaranga 200 metanyaguramo icyayi cy'ijana n'irindazi ry'ijana noneho hanyuma andasigaye 6 yose ndayamuha uwo mushoferi namugireho umugisha yaje angurira irindazi rya 200 mu nzira gusa nawe yankoreraga ikosa akantu itabi ry'urumogi aho tugeze akambwira ngo ujya kunshakira itabi ntazi aho barigurira kubera ko nabonaga ari umuntu umfashije nkajya kubaza nyine nuko ariko mbona ngeze i Kigali tu muri Nyungwe twarayemo twaje urugendo rw'iminsi 2 mbega ni ibintu byinshi ntago twabivuga ngo tubirangize gusa nkubwiye ukuntu naje i Kigali nkubwiye ubuzima bwo mu cyaro ho gake tuzongera tuganira none se Theo bose babireba rero wo mushuti wawe umuvandimwe Musa amaze iminsi nyine afite ibibazo bitandukanye cyane cyane bijyanye no kurwaza umugore yatabaje abantu batandukanye baramutabara uko bashoboye wowe se wabibonye gute wabyakiriye gute hari n'abavuze ati ntabwo umuntu w'umugabo yarakwiye kujya kuri kamera ngo yingwarire amarira gwe bese abantu bakabivugaho ibintu bitandukanye kuri wowe Salomon umushuti wawe wabyakiriye gute jewe nka Theo nakubwiye ko namukundaga na mbere n'ubu ndamukunda n'umushuti wanjye aho ngereye i Kigali ngeziwe inshuro 2 uko nshoboye niko namufashije ko nanjye ibyo nkora amacakisha hanyuma rero kuvuga ngo umuntu yagiye kuri kamera ngo mu mugani w'ikinyarwanda mu migani y'ikinyarwanda harimo umugani umwe baca uvuga ngo umugabo arigira yakibura agapfa rero ntago numva ko umuntu akwiye kugeraho apfa kubera ko yibuze ahubwo icyashoboka cyose kugira ngo ubeho urengere n'abawe ubawe ufite umuryango wagikora ntago rero umugabo uramupapa ahubwo afite n'umutima ukomeye kubona umuntu w'umugabo ajya hari akanarira kandi biba byakomeye rero navuga ngo ntabwo akora ibintu bitari byo gusa nyine Imana ijye imufasha ibyo asaba abibona kandi nabibona nawe navuga ngo abigiremo ubwenge amenye kubicunga kuko ntago burya abantu bahora baguha Joel bura ntago byakunda nagira utuntu abonye nabona ayo mafaranga nabona 500 nabona miliyoni agira kandi kanekora ku ruhande nikajye kamusapotinga mu gihe atabibonye umaze gukora indirimbo zingahe ufite ihe gahunda mu muziki dusangize gatoya ku muhamagara ubundi jewe maze gukora indirimbo 6 navuga ko ari nk'ari 7 kuko imwe nayikoreye remix kwa producer yitwa Master P n'ubundi akorera na Bateo n'abandi iyo yitwa ngo nawe wavutse nk'abandi bajye kuri YouTube channel yanjye bayisicingeho bandikemo ngo nawe wavutse nk'abandi by Salomo nta kinanira Imana YouTube channel yitwa Salomo TV wandika Salomo ntushyireho N inyuma cyangwa na ugashyiramo space TV ugahita ubibona hanyuma ba scrolling barabona ama video menshi nayo irimo uremaze gukora indirimbo 6 ubwo irimo mwiyo remix so ndumva ari ibyo ngibyo yego tugana ku musozo uraduha kapera k'indirimbo yawe ukunda indirimbo yanjye nkunda indirimbo bundi 2 iyo ngivuga ngo nawe bavutse nk'abandi nayiririmbyeho noneho hari indi nayo urumva nayiririmbyeho utaranabimbaza nyine nk'umuntu w'umuhanzi nahise nikoreramo vuba vuba noneho hakaba nivuga ngo Yesu ni soko imara inyota noneho ahantu yavuye ku ndirimbo Theo yaririmbye ivuga ngo soko imara inyota yayirimbye mu Bugarama numva ni nziza nari nyiza ariko noneho yayiririmbye live mbona ni ibintu byiza itavuga ate se ko avuga ko ari soko imara inyota ngi wavuga ngo Yesu ni soko imara inyota nkabirangiza iravuga ngo Yesu ni soko imara inyota je narabibonye ndabihamya agaciro k'umwana w'umuntu yagatereye ku giti mw'Edeni kagarukiye ku giti Gologota
niyo mpamvu dufite agaciro. Yesu ni isoko imara inyota, jye narabibonye ndabihamya, jye narabibonye ndabihamya. Abantu benshi ntibagira umwira, hari abarushwa n'urukundo inyamaswa, dayimoni ndetse na satani, nibahunge ntabwo tugipfuye. Dayimoni ndetse na satani, nibahunge ntacyo tukibaye. Ndumva ari ibyo. Yego, ngira ngo ni ibintu byumvikana cyane rero. Reka tugushimire cyane kuba waduhaye uyu mwanya maze ukatuganiriza. Bakunze mwari mukurikiye Iyobokamana TV, ngiyo shene yiwe yitwa Salomo TV, ipininze aho ngaho munsi y'iki kiganiro. Nimugende musharinge, mukore subscribe, mukunde indirimbo ze, muzisangize n'abandi bantu kugira ngo ibintu byose bize kuza kugenda bigenda neza. Wakoze cyane rero kudukurikira. Washaka kukuvugisha yakubona guturatanga nimero ya telefone. Washaka kumvugisha yahamagara kuri 079 19 12 817. Ndasubiramo 079 19 12 817. Yego, urakoze cyane, Imana iguhe umugisha kandi igukomereze umuhamagaro. Namwe murakoze cyane, Imana ikomeze kubaha umugisha ku Iyobokamana TV. Bakomeze bakore subscribe kandi basharinge n'ibiganiro byanyu. Muri abantu beza cyane kandi muri ababyeyi b'abantu benshi mu muziki nyarwanda. Murakoze. Yego.